Murakoze, nitwa Pasiteri Jean Jacques Karayenga, nkorera umurimo w'Imana muri ADEPR mu itorero rya Rwampara niho mbarizwa. Kugira ngo rero nshimire Imana iduhaye aka kanya ko kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana n'abadukurikiye bose. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hariya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Reka dusome. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ndetse niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ryo kwizera. Twifuza ko umwuka atubashisha kugira ngo twumve neza kwizera icyo ari cyo, bibe byanagufasha nawe ushaka kwizera ngo umenye aho uhera, ngo umenye n'impamvu bikeneye, ngo umenye n'uburyo wabikoramo. Ubundi kwizera ni ijambo dusanga muri buri gitabo kigize Bibiliya yose, uhereye mu gitabo cy'Itangiriro ukagera mu Byahishuwe. Kwizera rero, igisobanuro cyo kwizera mu magambo magufi, kwizera ni ugushyira ibyiringiro byawe byose ku muntu cyangwa ku kintu runaka. Ubwo ndimo ndavuga kwizera kwa rusange. Ni ugufata ibyiringiro byawe byose ukabishyira ku muntu cyangwa se ku kintu runaka, cyangwa se gushyira ibyiringiro byawe byose ku nyigisho runaka. Icyo gihe aho washyize ibyiringiro byawe byose niho uba wizeye. Kwizera rero ni kuki kuba ngombwa ku Bukristo? Kuki Ubukristo biba ngombwa ko umuntu abugeraho ari uko yizeye? Ubwo turimo turatera intambwe tugana ku kwizera guhesha agakiza. Mu gusubiza iki kibazo bidusaba kubanza kumenya ndetse no kumva neza inzira y'Ubukristo uko yaje. Ese yaje isanga umuntu hehe? Yaje iturutse kuri indi? Dukwiye kumenya yuko Ubukristo cyangwa se uku kwizera kwaje gusanga umuntu mu kugwa, mu gihe cye cyo kugwa. Icyo nita igihe cyo kugwa ni igihe umuntu yari yarataye Imana ayitereye muri Adamu. Ba sogokuruza bacu dukomokaho bataye Imana, uburyo Imana yari yabaremyemo, aho Imana yashakaga ko baba n'uko Imana yashakaga ko babaho, barabitaye bagira andi mahitamo. Hanyuma rero Imana mu kugarura umuntu mu mahitamo akwiriye nibwo yifashishije iyi nzira yo kwizera. Ni ukuvuga ngo umuntu nta kintu yari agishoboye amaze kuva aho Imana yamushyize no mu buryo Imana yari yamushyizemo. Niyo mpamvu iyo dusomye mu rwandiko rwandikiwe Abaroma mu bice 3 umurongo wa 23 hatubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva twari ahantu kure, ahantu umuntu wese yakoze icyaha ku buryo adashobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Inzira rero yo kugira ngo umuntu asubire mu bwiza bw'Imana yasabaga ko Imana yonyine niyo mahitamo yari asigaye, ko ari Imana ibigiramo uruhare, ko ari Imana ibikora. Kuko wa muntu umeze nk'uwapfuye udashyikira ubwiza bw'Imana nta kintu yari gukora ngo kimugarure mu murongo wo kumuhuza n'Imana. Umuntu rero ahava akagera
yari yarataye Imana, ndetse ariho n'umujinya wayo n'imbaraga z'urupfu, kuko byari byaranditswe ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Aho hantu umuntu yari ari rero hatumaga adashobora kwegerana n'Imana. Mu gukemurira rero iki kibazo, Imana yafashe iya mbere, nk'uko tubisoma hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 3 umurongo wa 16. Abantu bazi bakunda kuvuga cyane ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo Imana yakoze rero nuko yakunze, yamara gukunda igatanga umwana wayo w'ikinege. Ni ukuvuga ngo ikoze akazi kanini kayegereza umuntu. Ariko se umuntu araza guhura n'aka kazi gute? Nicyo gace ka kabiri k'uwo murongo, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwakira rero icyo gikorwa Imana yakoze, nta kindi kintu umuntu yasabwaga uretse kwizera. Noneho ibi biratugarura muri cya gisobanuro cyo kwizera, ko ari ugushyira ibyiringiro mu muntu runaka, ibyiringiro byawe byose ukabishyira mu muntu runaka cyangwa mu kintu runaka cyangwa mu nyigisho runaka. Ubwo rero cya gikorwa Imana yakoze ngo icungure umuntu, akazi konyine umuntu yasabwe ni ugushyira ibyiringiro bye byose ku Mana, ni ugushyira ibyiringiro bye byose ku cyo Imana imusaba, kugira ngo yakire iby'Imana yamukoreye. Bibiliya rero itubwira ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Niko twasomye. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ni ugufata ibyiringiro byawe byose ukabishyira mu Mana, udashidikanya ku byo yagukoreye, udashidikanya ku byo yakubwiye ko izagukorera, udashidikanya ku mugambi Imana igufiteho. Kwizera kandi ngo kunatumenyesha ko ibyo tureba byabayeho bikomotse mu bitagaragara. Urumva hari ijambo rigarukamo ry'uko kwizera ari ukumenya. Kwizera ni ubumenyi. Ntabwo ushobora kwizera utamenye. Ntabwo wakwizera icyo utazi. Ntiwashyira mu ibyiringiro mu byo utazi. Niyo mpamvu Imana yakoresheje uburyo butandukanye ngo ibanze twimenyeshe, twizere twamenye. Yatwimenyesheje rero mu buryo butandukanye. Ubwa mbere ni uko yatweretse ibigaragara byakomotse mu bitagaragara. Ni ukuvuga ngo Imana bwa mbere kugira ngo iduhe ubumenyi butuma twizera, yatwerekeye imbaraga zayo mu byo yaremye. Ushobora kwibaza ngo ibyo ndeba byaremwe byibeshejeho byavuye hehe? Umwe azakubwira ko umusiyantifike azagenda akubwira ko iki cyabyaye iki, iki kikabyara iki, ariko se hanyuma icyaje mbere cyo cyavutse cyabyawe nandi? Aho rero nahatwereka nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana itwiyerekera mu byaremwe. Kwizera kudusobanurira, guhita kuduha igisobanuro cy'inkomoko y'ibyaremwe byavuye mu bitagaragara, byashyizweho n'itagaragara, nubwo uyu munsi tutayirebesha amaso, ariko ibyo yashyizeho imbaraga zabyo, ubuhanga bikoranye, ndetse n'imibereho bifite uyu munsi, imwe yavumbuwe indi ikaba itaravumburwa, ni ibigaragaza ko Imana iriho. Imana twizera iriho, niyo kwizerwa rero. Ubwo ni uburyo bumwe Imana yakoresheje ngo itwimenyeshe. Ubundi buryo yakoresheje kugira ngo tugire ubumenyi butuma twizera ni ijambo ryayo yohereje. Iri jambo ry'Imana dufite, Bibiliya,
ni uburyo Imana yashyizeho itugaragariza imitekerereze yayo n'imikorere yayo, ndetse itugaragariza n'imikoranire yacu nayo kugira ngo twizere. Hanyuma rero niba tugarutse kuri cya gisobanuro cyo kwizera, kwizera ari ukumenya, ni ukuvuga ngo turamenyera Imana mu byo yaremye, turamenyera Imana mu ijambo ryayo, ndetse mu bundi buryo bwuzuye kurushaho Imana yihishuye mu mwana wayo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Imana yambaye umubiri iza ku isi kugira ngo ibashe gukomunika n'umuntu, ibashe gusabana n'umuntu. Yambaye umubiri kugira ngo isabane n'umuntu, kuko kugira ngo umuntu asabane n'undi burya nuko twese tuba turi mu mubiri. Hanyuma rero n'Imana yambaye umubiri kugira ngo isabane n'umuntu. Kwihishura kw'Imana kuzuye kwagaragariye muri Kristo igihe yazaga mu isi yambaye umubiri w'umuntu, agasa n'umuntu kuri byose uretse ko atakoze icyaha. Ibyo rero byabaye kwihishura kw'Imana mu buryo bwuzuye. Ibyo bintu uko ari bitatu, iyo ugiye ukabikurikira neza ushaka kumenya Imana urayimenya, kandi birema kwizera mu mutima wawe. Niyo mpamvu kwizera guhinduka ubumenyi. Ni ukuvuga ngo yo ntacyo uramenya, n'icyo wizera kiba kitaraboneka. Noneho rero ndashaka kugera ku kibazo nakwibaza kivuga ngo, cyangwa se nawe wakwibaza uduteze amatwi, kivuga ngo none se ubwo uko kwizera nakubona nti? Kwizera Bibiliya itubwira neza hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma mu gice cya 10 n'umurongo wa 17, haratubwira ngo kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se gospel cyangwa se bonne nouvelle. Kwizera rero guheshwa no kumva, ngo kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wizere, twabonye ko ushobora kurebera ku byaremwe by'Imana yaremye biduha inyigisho, ariko ntiba yuzuye. Ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana Imana ikatwihishurira kurushaho, ikanaduhishurira Kristo. Niyo mpamvu kugira ngo kwizera kuvuke mu muntu agomba kubanza kumva ubutumwa bwiza, ari bwo jambo rya Kristo, inkuru nziza y'iby'Imana yakoze, kugira ngo biguheshe kwiyunga nayo. Kuko iyo tuvuga ijambo rya Kristo, ni ukuvuga kumenya Kristo kuva yiyambura icyubahiro cye cy'ubumana akaza mu isi, ukamumenya apfa urupfu rubi urwo wowe wari gupfa, apfa mu cyimbo cyawe, ukanamumenya adaheranwa n'urupfu, ahubwo azuka, kandi azuka ku bwawe. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaradupfiriye aranatuzukira. Imana ishimwe. Kuba Kristo yarapfuye akazuka ni inkuru nziza, kuko icyaha cyadushyiragaho urupfu, none hari uwapfuye mu cyimbo cyacu. Icyaha cyadushyiragaho umujinya w'Imana, none igihano cy'uwo mujinya hari uwagikoze. Icyaha cyadushirishagaho urubanza, none urubanza hari uwakoze igihano rwaduciraga arakirangiza. Arangije aranazuka, yicara iburyo bw'Imana, ngo none natwe turi mu ijuru. Muri uyu munsi ku bamwizeye turi mu ijuru muri Kristo Yesu. Ubwo rero niyo mpamvu kumva ijambo rya Kristo, nimvuga kumva hano nimuze gutekereza ko ari ukumva mu matwi, kuko hari igihe umuntu yumva ikintu akibwiye mu matwi ariko akaba atacyumvise. Ni uguhindura imyumvire. Ahangaha ni ukumva bikagera mu guhindura imyumvire yawe, kuko dufite abantu bari mu madini hirya no hino, bari mu nsengero, ariko imyumvire yabo ikiri ya yindi ya kera, batarava mu myumvire ya kera. Ubwo rero uwo muntu ntarizera, nubwo amaze igihe mu nzu y'Imana, ariko ntarizera. Kwizera ni ukumva ijambo rya Kristo, ukemera rigahindura imyumvire yawe. Kandi imyumvire y'umuntu uyihindutse, burya n'ibikorwa bye birahinduka.
Kristo atangira gukora ahereye muri wowe imbere. Ibyo wumvise, iby'imyumvire yawe yakiriye, burya ni nabyo utangira gushyira mu bikorwa. Dufite ingero, wenda ngere ku ngero ngana nko ku musozo. Urugero rwa mbere turubona kuri Aburahamu. Imana Aburahamu, Bibiliya itubwira ko ari nawe sogokuruza w'abizera. Imana yasuye Aburahamu imusaba kuva mu gihugu cy'iwabo akajya mu gihugu Imana izamwereka. Aburahamu wari waravukiye kwa Tera wakoraga ibigirwamana, wari umuntu utunzwe no gucuruza ibigirwamana. Murumva imyumvire ya Aburahamu yari yaravukiyemo iyo ariyo. Iyi myumvire ya Aburahamu rero, Imana imaze kumubwira ngo Aburahamu ahaguruke agende, mubwira ko izamuha umugisha, izagera naho nawe ubwe agera ku rwego rwo guhinduka umugisha w'abandi, izanaho umugisha uzamwifuriza umugisha. Aburahamu ibi byamuhinduye imyumvire. Arahaguruka aragenda, ngo agenda atazi yajya, agenda mu kwizera, afata icyerekezo Imana imuhaye. Ni ukuvuga ngo guhindura imyumvire guhera mu kumva wowe, ariko kugenda kugana mu gushyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo kwizera gutangirira mu myumvire y'umuntu. Aha dukwiye kuhatinda cyane, kuko imyumvire yawe nidahinduka ngo ive mu myumvire y'ibyo wibwiraga ijye mu myumvire y'Imana duhabwa n'ijambo ryayo, bizatuma ukererwa wizengurukaho utinjiye mu kwizera. Kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Muri iki gice cy'Abaroma twasomye hagenda hatubwira ngo ese bakizwa bate nta wababwirije? Bakongera hakavuga ngo babwiriza bate nta wabatumye? Bigaragara yuko ijambo ry'Imana yo ribaye ingume, abantu ntibabwirizwe ijambo ry'ukuri, abantu ntibakire kwizera k'ukuri no gukizwa kwaba ntako. Ikindi, abantu babwirijwe iby'ibitekerezo byabo, ntibabwiriza ijambo ry'Imana, naryo byatuma gukizwa kuba ntako. Ikindi, umuntu nawe abwiwe ijambo ry'Imana ntaryizere ngo rihindure imyumvire, nawe gukizwa kuba ntako. Ngaho igihombo aho kizira mu gukizwa. Nshuti y'Imana rero, ikintu dukwiye kumenya kandi gikomeye ni ukumenya ko Imana yanyuze inzira nyinshi ngo ikwimenyeshe ubumenyi buhesha kwizera bukugereho, kuko kwizera ni ukumenya. Imana ishimwe. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Ubumenyi rero Imana yaciye inzira yo kukwereka ibyo yaremye ngo ubugire. Imana